Mwiriwe neza nshuti bakundwa mukurikiye Icyizere TV. Ngaha nje kuvuga inkuru y'akababaro, ni inkuru idasanzwe mu matwi ya rubanda nyamwinshi, ni inkuru idasanzwe ku isi yose, ni inkuru iteye agahinda mu by'ukuri, ni inkuru buri muntu wese yakumva akarira, ni inkuru buri muntu wese yakumva bikamushengura umutima. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yitabye Imana muri iki gitondo ku isaha y'isaa moya. Papa Francisco yari umushumba wa Kiliziya ku isi, twese turabizi. Rero nibwo yitabye Imana ku isaha y'isaa moya n'iminota 35, ku isaha ya saa 3:45 nibwo, ku isaha ya saa 3:45 ni kuwa mbere wa Pasika, Cardinal Kevin Farrell Kamerilego w'ibiro bya Papa yatangaje urupfu rwa Papa Francisco muri aya magambo: bavandimwe, ni akababaro kenshi turababikira urupfu rwa Papa Francisco ku isaha ya saa 8:35 mu gitondo. Umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa Data. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya, yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'Ivanjili mu budahemuka no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene n'intamenyekana. Twishimira urugendo rwiza yaduhaye nk'umwigishwa w'ukuri wa Yesu. Turangije roho yawe ya Papa Francisco, urukundo n'impuhwe by'Imana mu impuhwe mu butatu butagatifu. Ayo rero niyo magambo uyu mukardinali Kevin Farrell Kamelengo, umuyobozi w'ibiro bya Papa Francisco, yatangaje mu kubika Papa Francisco. Rero ni inkuru y'agahinda. Papa Francisco avuye muri uyu mwuka w'abazima, akiri muri Nyagasani, agikorera Umwami Imana, avuye muri Nyagasani agisoma Ivanjili. Ntekereza ko n'ubu yatashye amaze gusoma Ivanjili ya Pasika. Rero navuga ngo ni agahinda gakomeye cyane cyane kuri Kiliziya Gatolika ku isi yose. Nk'umuyobozi wayo birumvikana, birababaje cyane, ariko navuga nti umuryango w'Abagatolika bose ku isi, cyangwa se wa Kiliziya Gatolika, mwihangane cyane kandi mukomere. Yezu Kristo arabarinda. Uyu mupapa hari ibintu bimwe na bimwe asize azibukirwaho. Yari umupapa w'amahame akomeye cyane, yari umupapa wahinduye byinshi muri Kiliziya Gatolika, aho yasanze Kiliziya Gatolika yarinjiwe n'abasahuzi b'abajura, akabasha guhashya abo bajura kugera ku rwego rw'aho akuraho banki yabaga i Roma, kuko yari ubusahuzi bw'abakaridinari. Icyo ni imwe mu myanzuro yafashe ikomeye cyane. Yanababaje bamwe na bamwe mu bepiskopi, ariko kubera imbaraga yari afite n'ubushobozi, bamwe babyumva ku mbaraga. Ikindi kintu yakoze gitandukanye n'icy'abandi bapapa yasimbuye, uyu mupapa yari umupapa wicisha bugufi cyane, kugera ku rwego yimeseraga,
kugera ku rwego yikorera uturimo twiwe dusanzwe, guteka, kwitegurira ibitabo. Yari papa mbese w'agatangaza, yari umuntu wicisha bugufi cyane. Ikindi kintu yakoze kidasanzwe kikababaza n'abakristo gatolika benshi, ni ukwemera abatinganyi, akemera ko azajya asezeranya abantu babana bahuje ibitsina. Ubu ngubu ngira ngo magingo ya Papa Francisco asize yarasinye itegeko ryemerera abatinganyi gusezerana imbere muri kiliziya, umupadiri akabasezeranya se cyangwa se papa. Rero ngira ngo murabyumva neza ko Papa Francisco yari umugabo w'amahame adakuka. Twavuga nti roho yiwe umwami Imana Yezu Kristo azayituza heza, kuko yari umugabo mwiza cyane udasanzwe. Murakoze cyane, mukomeze kwihangana. Mu gihe tukiri mu isi tugomba kuzahura n'ibiturushya byinshi. Turabashimiye cyane kuba mwateze amatwi, muduhe subscribe, munasharinge, mukore comment kugira ngo tujye tubasha kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Murakoze cyane.